Amazina yanjye nitwa Umuhire Lucy, nkaba nzwi ku izina rya Lucy the Barber, umukobwa wogosha. Umukobwa wogosha kandi wabigize umwuga, ntiyabyutse ngo asanga abikora, yewe na nubwo byari mu nzozi ze, kuko ninkubwira ko mu mashuri yisumbuye yize kuri Ecole Sainte Bernadette Kamonyi, yiga ibyo bita MCE mu magambo arambuye, Math, Computer ndetse na Economy, naho muri kaminuza yize kuri University Independent of Kigali ULK ishami ry'amategeko. Urahita wibaza ngo none yaje kwisanga muri uyu mwuga gute? Of course hari byinshi yigomye ndetse n'ibindi byima amatwi kugira ngo yitwe uwo ari we uyu munsi. Amazina ye nyakuri yitwa Umuhire Lucy, azwi cyane ku izina rya Lucy the Barber cyangwa se umukobwa wogosha. Ni imfura iwabo mu bana batatu, afite ababyeyi bombi, umwana w'Igatsata mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi tugiye kubwira uko yinjiye muri uyu mwuga. Bye kazi. Ngo mu busanzwe akiri umwana yakundaga kugerageza utuntu twose acokoza, ariko byagera ku imashini yogosha bikaba ibindi. Ngo yari afite basaza be ndetse n'inshuti ze, noneho akajya abigiraho kogosha, kuko icyo gihe yabikoraga atazi ko byavamo umugati. Ntibyaje gutinda ngo urukundo rw'uyu mwuga rwaje kugaragara ubwo yari ari mu mashuri yisumbuye, cyagiye abanyeshuri bakunda kwita chômage. Ngo atangira kogosha bagenzi be, maze aya mandazi akaboneka ndetse n'utundi dukoresho umwana w'umukobwa nyine akenera. Byarakomeje no muri kaminuza, aho yagiye mu kwiga amategeko, gusa ntibyakunze ko akomeza iryo shami kuko amahirwe menshi yayaboneraga muri wa mwuga yakunze. Twihuse cyane mu mwaka wa 2020 mu gihe cya Covid, ngo nibwo ibyo yabonaga nk'indoto yatangiye kubibonesha amaso ye, ngo nubwo bitari byoroshye na gato. Igihe kitamworoheye, ariko nanone yakoraga cyane kugira ngo abone icyo yifuza. Ngo icyo gihe yogosheraga 500 ku muntu. Nubwo byari bimeze gutyo, yagiye ahura n'ibicantege. Ngo ni igihe kitari kimworoheye, kuko hari igihe yahuraga n'abagore bakamubwira ngo sigaho wa mukobwa we, were kwica umuco, ako kazi ntabwo kakubereye rwose. Yewe ngo hari na bamwe mu basore ndetse n'abagabo bashaka kumufatirana nyine, bashaka kumushuka, ariko nyine akabyima amatwi agakomeza kugira ngo akomeze kugera kure yifuje. Mu mwaka wa 2021 nabwo yagize amahirwe yo kujya gukorera mu nyubako yo kwa Rubangura, naho ahakorera igihe kitari kirekire, naho byaje kumuhesha amahirwe yo kwisanga muri Kigali Kilipa Zone, naho hadasanzwe mu kugira abogoshi b'abahanga. Ibyo ntibyamutera ubwoba, arakomeza nabo, ahatana nabo, akajya akora wa mwuga abikunze, ndetse akihesha n'agaciro mu byo yakoraga byose. Aho yahamaze imyaka 2 gusa, ntiyacitse intege kuko yakomeje arahatana, maze mu mwaka wa 2025 nabwo yisanga mu yindi salo ariyo ubu ngubu akoreramo, yitwa Menzi Class Barber Shop. Avuga ko ari urugendo rutari rumworoheye, ariwo ngo iyo ubikoranye umwete no kwigomwa hari izindi ntambwe ugenda utera. Aho yavuye kogoshera 500 akaba ageze ku mafaranga 5,515 20 kuzamuka bitewe n'umukiriya yakiriye. Ese wowe ugisuzugura akazi ubu nta somo urakuramo? Cyane ikiganiro ati mu gihe cya Covid hari igihe natahanaga nka 500 umunsi wose, bikambabaza cyane, bityo nagera mu rugo ndi kumeza n'ababyeyi nkaturika nkarira. Icyo gihe byari ibintu bikomeye kuri njye. Icyo gihe ababyeyi banjye ngo bagize ubwoba, bagira ngo nafashwe ku ngufu. Ubundi namara kubasobanura ko nta bakiriya nabonye, bakampumuriza ndetse bakampa icyizere ati humura uzabikora, babyeyi muzagiye mushyigikira abana banyu. Lucy ubu ntabwo yogosha abanyarwanda gusa, ahubwo agenda yogosha n'ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda ndetse n'abaturutse hanze. Lucy the Barber ni urugero rwiza rw'umwana w'umukobwa wirwanyeho kandi uharanira ko inzozi ze ziba impamo, wubaha akazi akariko kose, kandi agatanga n'icyizere ku mwana w'umukobwa mu Rwanda. Akomeza avuga ko ibyo byose ko atari kubigeraho iyo atagira ababyeyi beza bamushyigikiraga muri byose, agashimira inshuti ze ndetse n'abakiriya be badahwema kumuteza imbere, ngo dore ko bashyira itafari rikomeye ku kazi ke. Si ibyo gusa, ati ndashimira perezida w'igihugu cyacu, Perezida Paul Kagame, gutanga amahirwe kuri bose ndetse no kuzamura uburinganire n'iterambere, yaba ku bagore ndetse no ku bagabo. Nkaba nanjye ndi gukora umwuga wafatwaga nk'uw'abagabo gusa. Kenshi atuganiriza, afungura mu mitwe ya benshi, kubera ko ubu ngubu umuntu namubwira nkamwogosha akaba yabyumva, ariko sinzi niba yaba ari imbere cyangwa tutamugira ko hari uwari kuzaba yabyumva ko nkora umwuga kandi umukobwa. Nifuza ko gender balance mu mwuga wo kogosha yakaguka, ikaba average, ikaba nini.
ese waba nawe uhora usuzugurwa ngo akazi ukora karaciriritse nikakubereye, mbese nk'ibyo bakoreraga Riside Baba agitangira? Humura, ndakeka ko ari cyo gihe ngo ukore ahubwo urusheho gukabya inzozi za none. Abantu mwogoshwe n'uyu mwana w'umukobwa, namwe ndabasuje cyane. Niba ukunze iyi nkuru, siga comment, share, like ndetse na subscribe, ubundi utazajya ucikanwa n'inkuru nziza zubaka zigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi kuri Ntagara Official. Nge uwayiguteguriye kandi wanayikugejejeho ndi Ntagara, nifurije guhaha mu karonka. mu rugo nkajya mu kazi, bakaba batazi ahantu ngiye, nkababwa ngiye mu kazi ariko bakanyizereramo nyine, bari mu bantu bantera ingabo mu bitugu. Ikindi kintu nshimira nk'abakiriya banjye, umuntu uwo ari wese waba waramfashije akaba yaraje nkamwogosha, nubwo yaba ari rimwe, nubwo yaba yarandangiye umuntu batabashe kwiyogoshesha akandangira umuntu, imvuga ari itafari yashyize kuri iyi kariyeri yanjye, irakoze cyane, Imana imwongerere.